umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 20, icya 21, icya 22, icya 23, icya 24, icya 25 n'icya 26. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20. Gusezera kuri bene data. Imidugararo yabaye muri Efeso yo gushaka gufunga Pawulo yari irangiye, maze Pawulo afata icyemezo cyo gusura uturere twose akomeza bene data. Igihe kimwe yari arimo kubwiriza ari ku isabato nimugoroba, arara ijoro ryose abwiriza kuko yari kugenda bukeye bwaho ku cyumweru. Umusore umwe witwa Utuko yari yicaye mu idirishya ngo abone akayaga kuko icyumba basengeragamo hari harimo ubushyuhe bwinshi. Utuko rero yagize atya agatotsi karamwiba, maze ahita ahanuka ava mu igorofa yikubita hasi arapfa. Pawulo ahageze amwubararaho maze arazanzamuka basubira hejuru mu iteraniro. Uko niko ibitotsi bitwara benshi bagahanuka bakava mu byizerwa, ariko Imana ishimwe ko ariyo idusubizamo imbaraga. Pawulo yagiye i Mileto maze ahaganirira n'abakuru b'itorero rya Efeso. Yababwiye ko muri bo hazaduka abigisha b'ibinyoma abagereranya n'amasega. Imana iduha ubushishozi n'impano yo kurobanura imyuka. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21. Pawulo agiye Yerusalemu. Abakuru b'itorero rya Efeso batandukanye na Pawulo ababaye cyane kuko bari bamenye ko batazongera kumubonaho. Yise agenda asura bene data kugeza ubwo yageze kwa Filipo, wa wundi wari muri b'abadiyakoni 7. Abantuzi baho nabo babwiye Pawulo ko azafatwa nagera i Yerusalemu. Abari aho bose barababaye cyane, baramwinginga ngo ntajyeyo, nyamara yiyemeza kujyayo. Maze abaho bose n'abagore n'abana baramukurikira, bamugeza ku nyanja, baraboroga cyane, barapfukama, barasenga. Pawulo ageze i Yerusalemu ashyikiriza abigishwa impano amatorero yari yakusanije ngo zibagoboke kubera akarengane bari barimo. Pawulo yagiye kwa Yakobo maze bamubwira uburyo Abayahudi bamwijunditse cyane, ariko ajya mu muhango wo kwihumanura agira ngo abiyegereze maze ababwirize. Ingorane zaje kuba ubwo Abayuda bamusagarariye ari mu mbuga y'urusengero maze batangira kumukubita. Abasirikare nibo bamukijije maze baramutwara ngo abanze aburane. Imana ifite inzira nyinshi ikirizamo abakozi bayo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22. Pawulo yisobanura kuri rubanda. Pawulo yatangiye akoresha amagambo nka yayandi Stefano yakoresheje yiregura. Yaravuze ati, yemwe bagabo bene data na ba data. Abandi iyo bahutajwe na bamwe mu bo basengana usanga barangwa n'amagambo mabi no gusebanya no gutukana, ariko abantu b'Imana barangwa n'amagambo yuzuye urukundo no kwihangana. Pawulo yagaragaje ko nubwo yavukiye i Taruso hanze ya Isirayeli, yarerewe i Yerusalemu kandi yigishwa na Gamaliyeli wubahwa na bose. Pawulo yabibukije neza amateka yose ndetse abahamiriza ko Kristo ari we Mesiya bakwiriye kwakira ngo abakure mu byaha byabo. Ubwo Pawulo yabashinjaga amaraso ya Stefano, bateye induru bashaka kumwica. Birababaje ko muri kamere yacu tutishimira abatwibutsa ibyo twakoze. Umutware w'abasirikare yahisemo gukiza Pawulo kuko yari yamenye ko afite ubwenegihugu bw'Abaroma. Ubwenegihugu bw'Abaroma bwari bukomeye
cyane muri icyo gihe uwabaga amufite yabaga afite ubudahangarwa. Imana ishimwe ko twese yadusezeraniye ubwenegihugu bw'Isiyoni. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 23. Pawulo yiregura mu rukiko. Komanda w'abasirikare yatumiye Ananiya wari umutambyi mukuru na bagenzi be b'idini ry'Abayuda kugira ngo yumve icyo kibazo bagiranye na Pawulo. Umutambyi Ananiya yagiraga kwikunda ndetse no gusuzugura abandi. Yategetse ko bakubita Pawulo ku munwa. Pawulo amenye ko harimo abasadukayo n'abafarisayo, maze akoresha amahame ubwabo batumvikanagaho. Ababwira ko ari umufarisayo kandi ko ari mu rukiko bamuziza ko yemera izuka ry'abapfuye. Hahise haba umwiryane hagati muri bo kuko abasadukayo batemeraga izuka ndetse na marayika cyangwa ibya mwuka. Ikigaragaza ko abantu bari mu binyoma ni uko hagati muri bo birema ibice nabo ubwabo. Umutware w'ingabo yahungishije Pawulo maze ahitamo kumwoherereza Feliki kugira ngo batamuhutaza. Yari yamenye imigambi y'ubugome bari bakoze ngo bamutege bamwice. Imana niyo isenya imigambi y'incakura kandi ikagwabiza imigambi yose y'abarwanya ukuri kwayo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24. Pawulo yiregura imbere ya Feliki. Umutambyi mukuru Ananiya n'abakuru b'Abayuda ndetse n'umunyamategeko ukomeye witwaga Terituro bahagaritse indi mirimo yose bajya guhangana na Pawulo imbere ya Feliki. Urubanza rwaratangiye maze umunyamategeko wabo abanza gushima no guhimbaza Feliki mu kibonezamvugo gitomoye cyane. Arangije ati, uyu Pawulo uguhagaze imbere ni icyago, agomesha Abayuda ndetse ahagarariye igice cyitwa Abanazareti. Maze Pawulo agiye kwiregura nawe umwuka amuvugiramo abemeza ko icyo yizera ari umuzuko w'abapfuye kandi ko ari mu nzira ya Kristo. Feliki kuko yari azi neza iby'ubutumwa bwiza kandi yanze kwereka Abayuda ko Pawulo arengana, urubanza ararudindiza arushyira ku yindi tariki. Bukeye azana n'umugore we ngo Pawulo ababwire byinshi ku bya Kristo Yesu. Pawulo amwigisha byinshi maze ageze ku mahame akwiriye kuranga abayoboke ba Kristo ariyo gukiranuka, kwirinda n'iby'amateka azacibwa. Maze Feliki ati, rekeraho. Feliki yari yaratwaye umugore w'abandi witwaga Dirusira mushiki wa Herode Agripa amugira umugore wa gatatu. Birababaje ko benshi bemera ubutumwa bwiza ariko bakanga kwigishwa imico mbonera ikwiriye abatahajuru. Feliki yerekeye Pawulo muri gereza kuko atamuhaye ruswa ndetse agira ngo anezeze Abayuda. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 25. Pawulo aburanira imbere ya Fesito. Fesito amaze gufata ubutegetsi yagiye i Yerusalemu maze Abayuda n'abatambyi bahise bamusaba kubazanira Pawulo. Teye akaga kubona itorero ry'Abayuda imbaraga nyinshi barazishiraga mu kurwanya ibya Kristo aho guharanira gutungana. Fesito igihe yaburanishaga Pawulo ashaka no kwikundisha ku Bayuda, yashatse kujyana Pawulo i Yerusalemu kandi Abayuda bari kumutega mu nzira bakamwica. Ibyo byatumye Pawulo ajuririra Kayisari. Ni byiza ko umuyoboke wa Kristo akwiriye kumenya amategeko amurengera igihe cyose tukiri muri iyi si yuzuye ubugome n'ubugizi bwa nabi bwinshi. Agripa ubwo yazaga gusura Fesito yifuje kumva Pawulo, maze iyo ntumwa y'ijuru barayihamagara ibagera imbere. Imana yahisemo kugeza Pawulo imbere y'abategetsi bakomeye kuko yari yarabwirije rubanda, ariko none ahawe umwanya wo kujya ageza ubutumwa no kuri abo bategetsi binyuze mu kwiregura kwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26. Umwami Agripa abura gato. Umwami Agripa yahaye Pawulo umwanya wo kwisobanura. Uyu Agripa ni umwuzukuruza wa Herode wa undi washakaga kwica Yesu. Nanone sekuru niwe wari warishe Yohana
umubatiza wa muntu w'Imana. Ise niwe wari waricishije Yakobo inkota ndetse agafunga Petero ngo azamwice Pasika ishize. Uyu Agripa ukomoka mu gisekuru cy'abagome yari azi inzira ya Kristo nta gushidikanya. Pawulo yahise amutekerereza iby'urugendo rwe byose ndetse ko ibyiringiro bye abishingiye ku masezerano Imana yahaye ba sekuruza uhereye kera cyane. Yamwibukije ko we ubwe ntacyo avuga ahubwo ko asubiramo ibyo Mose n'abahanuzi bavuze byerekeye Kristo Yesu. Pawulo yahamirije abari aho bose ko kwakira Kristo ari byo bitanga umudendezo wuzuye. Ubwo yavugaga ati ndabifuriza ko Kristo abemeza kumuyoboka mukagira amahoro nk'ayo mfite utitaye kuri iyi minyururu nambaye. Agripa yabwiye Pawulo ati ubuze gato ngo unyemeze kuba umukristo, maze arahaguruka aragenda. Uhereye kuri Feliki, Fesito, Agripa bose ntibashoboye kwiyegurira Kristo kubera kugundira icyubahiro cyo mu isi. Imana igoye kumwakira ngo abe umwami wawe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde munyamategeko bajyanye gushinja Pawulo ibinyoma? Icya kabiri, ninde wakomokaga kuri ba Herode babicanyi? Icya gatatu, vuga abatware batatu Pawulo yahagaze imbere yiregura avuga ibya Kristo. Ibamwakire. Imana ibaho umugisha.